kuvuga. Imana ikuvuga bitandukanye nuko abantu bakuvuga. Imana ikuvuga bitandukanye nuko abantu bakuvuga, ikubona bitandukanye nuko abantu bakubona. Muri njye yaravuze ngo izi myicarire yanjye n'imivugire yanjye, Imana kuko inzi bitandukanye nuko umuntu anzi, iranzi iransobanukiwe neza. Faranga ureme inganda, ureme ubucuruzi, ureme business, ureme amafaranga ku buzima bwawe, ube biliyoneri, ube miliyoneri. Sinzi niba no magambo murimo kuyumva, kuko Imana irabakunda. Utangire waki Yes, ndabasuje mbifurije amahoro y'Imana kandi nongeye kwishimira kubana namwe hano kuri YouTube yacu yitwa Inyenyeri TV, inyenyeri imurikira ubwoko bw'Imana, inyenyeri imurikira inshuti z'Imana. Reka rero mbahikaze muri aka kanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Amazina nitwa Prophet Daniel Gitangaza. Niki tugiye kuganira kuri iri jambo ry'Imana. Reka dusenga Imana mbere yuko dutangira. Imana ya Ibrahim, ijambo ryawe ryomora imitima yari babaye, ijambo ryawe rikomeza imitima yari icitse intege. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Bahaye ikaze rero mu uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho umutwe w'amagambo cyangwa topic avuga ngo gukomera kw'Imana n'intege nke z'abantu. Niryari tubona intege nke zacu, niryari tubona imbaraga z'Imana, niryari tubona gukomera kw'Imana. Ku ijambo ry'Imana turi gusange muri Yesaya 41, tusomye umurongo waho wa 8 ndetse n'umurongo wa 9 n'uwa 10. Bibiliya yanje cyangwa na Bibiliya yanyu sinzi niba mwamaze kugerayo kugira ngo tuze kujyana. Nongere mbasubiriremo. Turasoma Yesaya 41 umurongo wa 8 n'umurongo wa 9 n'uwa 10. Umurongo wa 8 uravuga ngo ariko weho Isiraheli umugaragu wanjye, Yakobo natoranije urubyaro rwa Abrahamu inshuti yanjye. Niki gitumye tuganira kuri aya magambo? Imana yabwiraga Isiraheli cyangwa Yakobo, iramubwira ati wowe uri umwe mu rubyaro rwa Abrahamu inshuti yanjye. Ni ryari Imana ihamiriza uwuriwe, ni ryari Imana ihamiriza uwuriwe mu bandi bantu. Hano Imana ririmo ibwira Isiraheli, imuhamiriza uwo Abrahamu ari we. Imubwira Abrahamu ni inshuti yanjye, Abrahamu ni umuntu udasanzwe kuri njye. Noneho iramubwira ngo Abrahamu ni inshuti yanjye kandi ari uwo mu rubyaro rwa Abrahamu. Rero ndagira ngo tuganire kuri aya magambo. Ndashaka kukubwira ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Ukeneye kuba inshuti n'Imana, ukeneye kuba hafi y'Imana, ukeneye kuvugana n'Imana amagambo akomeye, amagambo yururutse imitima. Muri ibyo yaravuze ngo mubwire abantu iby'ijuru, mubabwire gukiranuka, mubabwire imirimo y'Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira umurongo waho wa 10 ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Uyu munsi Imana iri kumwe nawe, irarinda ubugingo bwawe, irarinda ubuzima bwawe, irarinda imibereho yawe. Uyu munsi ubayeho utatekereza yuko wari kuzabaho. Uyu munsi hari ibintu byinshi umaze kugeraho. Uyu munsi ndagira ngo mubwire rero ntutinye kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Abantu bashobora kuba bari bagufasha amaboko bakakurekura, ariko niba kurekura Imana irakomeza igufate. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose, wongo wazahama mu gicucu cyishobora byose. Guma mu kuboko kw'Imana, ugume mu burinzi bw'Imana. Ndagira ngo mubwire ngo uri umuntu ufite agaciro, uri umuntu ukomeye ku Mana, uri umuntu udasanzwe ku Mana. Iko abantu bakubona ntago ari ko Imana ikuvuga. Imana ikuvuga bitandukanye nuko abantu bakuvuga. Imana ikuvuga bitandukanye nuko abantu bakuvuga, ikubona bitandukanye nuko abantu bakubona. Muri njye yaravuze ngo izi myicarire yanjye n'imivugire yanjye, Imana kuko inzi bitandukanye nuko umuntu anzi, iranzi iransobanukiwe neza. Niyo mpamvu yavuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Sigaho kwiheba, wiheranwa n'agahinda. Imana iragukunda, irimo irakubwira amagambo yo kuguhumuriza. Bwoko bw'Imana munkurikiye aho muherereye hose, muri ku mugabane w'Uburayi, aho muherereye hose mbabwire ngo Imana irabakunda.
irakeneye kuba hafi yanyu, irakeneye kiba muri mwebwe. Imana umwanya mu mutima wawe, kuko uri umuntu udasanzwe, uri umuntu Imana ishaka gukoreramo, uri umuntu Imana ishaka kuvugiramo, uri umuntu Imana ishaka gukoresha imirimo n'ibitangaza. Reka nkubwire inshuti yanjye, njye ndifuza ube hafi y'Imana, kuko umuririmbyi yaravuze ngo isi yose n'ibiyuzuye ni ibyayo, nta wundi ubifitemo uruhare, ni iby'Imana. Rero ndagira ngo nkubwire aya magambo, wowe unkurikiye, uri biliyoneri, uri miliyoneri, utunze inganda, hari ibintu utarimo ubonesha amaso yawe, ariko Imana yashize mu biganza byawe. Uyu munsi urareba ubuzima bwawe ukaburebera bugufi, ariko Imana iburebera kure. Ndimo soza, ntabwo ndibuze kuvuga ibintu byinshi. Uhura n'Imana ryari, uvugana n'Imana ryari. Imana kigukeneye kugukoresha iby'ubutwari, kigukeneye kugukoresha imirimo ikomeye. Ndagira ngo nkubwire aya magambo nshuti yanjye, uri inshuti y'Imana. Niyo mpamvu ijambo ryambwiye kuriya, iyo ukomeje ugasoma aravuga ngo nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Imana rero ikeneye kukuramiza ukuboko kwayo, Imana ikeneye kugufatisha ukuboko kwayo. Ngwino wegere Imana, ngwino ube hafi y'Imana, ngwino utangire uvugane n'Imana, ngwino utangire ukorane n'Imana. Ndakwinginze inshuti yanjye, ndabizi urimo uranyumva, urimo urumva no magambo, ariko ngwino ube hafi y'Imana, ngwino uvugane n'Imana. Ikeneye ubuzima bwawe, ikeneye imibereho yawe, ikeneye guhindura ubuzima bwawe, ikeneye guhindura ibyo wakoraga. Munsi wakoraga akazi karimo intambara nyinshi, ariko Imana izanye amahoro mu buzima bwawe. Uyu munsi wahoraga urwaragurika, ariko Imana izanye gukira mu buzima bwawe. Uyu munsi wahoraga umutima wawe utari hamwe, uyu munsi Imana izanye gukira ku buzima bwawe, izanye gutuza ku buzima bwawe, izanye amahoro ku buzima bwawe. Ibyo wabonaga nta nzira, Imana izanye inzira ku buzima bwawe. Ndimo ndagana ku musozo, ndagira ngo ngusengere Imana. Gira kwizera, dusenga n'Imana muri uyu mwanya. Gira kwizera, wumve icyo Imana ishaka kuvugana nawe. Utangire ureme ibintu bisha ku buzima bwawe, ureme amafaranga, ureme inganda, ureme ubucuruzi, ureme business, ureme amafaranga ku buzima bwawe, ube biliyoneri, ube miliyoneri. Sinzi niba no magambo murimo kuyumva, kuko Imana irabakunda. Utangire wakira imigisha y'Imana. Reka ngusengere wowe unkurikiye. Mana nziza, Mana yumva gusenga, ndemye ibintu bisha ku buzima bw'ubwoko bwawe, kuko ijambo rivuze ngo uzajya utwawe kw'iburyo, ubaramize ubuntu bwawe, ubaramize imbabazi zawe. Reka babone iby'imitima yawe yifuza, reka babone icyo Data bakeneye ku buzima bwawe. Urakoze ko wumvishe gusenga, mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo rero nkubwire inshuti yanjye, muri iri sengesho nawe ugira ibintu ukomeza gusenga urema ku buzima bwawe. Rero reka mbabwire ngo Imana ibahe umugisha. Nishimiye gukomeza kubana namwe. Ushaka ko dusengana, dufata umwanya tugasengana, wampamagara kuri nimero ya telefone uri buze kubona kuri screen ya telefone yawe, cyangwa kuri 0780445445. Mbifurije amahoro y'Imana. Rero ndabakunda, mugira umunsi mwiza.